Muraho neza mbahaye ikaze kuri channel yacu, mwebwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi, mwebwe mwese mudukurikirana gatanu kuri gatanu. Ndabasuhuje aho muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru y'urukundo, inkuru irangira. Muri ubu buzima buri wese agira inkuru ye y'urukundo. Bamwe bagira inkuru nziza ndetse zishimirwa na benshi, ariko hari n'abagira inkuru z'urukundo ziteye agahinda. Gusa icyiza kirimo ni uko buri nkuru yose y'urukundo isiga isomo, yaba kuri nyir'ubwite cyangwa se abamuzengurutse bose. Iyi nkuru ngiye kukubwira ni inkuru y'umukobwa wakunze cyane ariko we ntakundwe, akazabibona nyuma ko yakunze ariko we adakunditse. Nitwa Emeline, ndi umukobwa usa nkaho akuze kuko mfite imyaka 26 y'amavuko. Nakuze ntazi iby'urukundo, numvaga bitandeba. Mu by'ukuri numvaga imubindaje inshinga kuba najya mu rukundo n'umuntu runaka bitarimo rwose. Nyuma naje kujya mu rukundo nkiyumvisha ko nyine uwo nkunze ari we w'ubuzima bwanjye, nkumva yuko ari rwo rukundo rwanjye ndetse nta n'undi waza ngo mukunde nkawe. Gusa ubuzima buratangaje, ibyo twibwira yuko ari ibyacu burya ntabwo biba ari ibyacu. Ejo hashize nibwo nanyuze kuri supermarket aho nahuriye n'uwari umukunzi wanjye wa mbere. Mu by'ukuri nkihagera narasetse cyane ndamwenyura, nakubise igitwenge ndisetsa pe, ndatekereza yuko uwabashije kumbona yagize ngo ahari nasaze. Cyakora nahise nibuka ukuntu natekerezaga yuko njye nawe ibyacu bizaramba. Numvaga yuko ibyacu biryoshye, simbabeshye, numvaga ku isi ari njyewe uhiriwe, numvaga ari njye uryohewe n'urukundo. Wumve ko natangiye kujya nicuza impamvu natinze kuba najya mu rukundo. Cyakuza koko ibintu byose bitangira biryoshye, ariko bikaza kurangira bitagenze neza kugeza ibintu byose bizambye bikarangira burundu. Uyu munsi mbyutse nasubije ubwenge ku gihe. Nibuka ukuntu najyaga ntekereza ko ibyacu byari kuramba, abazavuka bakaza badufatiraho urugero rwiza. Numvaga tuzaba nk'isomo abato bose bakatwigiraho. Ni ukuri uyu munsi nibutse ukuntu ibyacu numvaga yuko bizagira iherezo ryiza, ariko sinigeze ntekereza yuko iherezo ryacu ari ugutandukana. Ni ukuri ahari narinjije. Nongeye kwibuka ukuntu natekerezaga ko ari wowe wenyine naremewe. Numvaga yuko ari wowe rukundo rwanjye rw'ubuzima bwanjye bwose. Byatumye mbaho nabi, bituma n'abaje nyuma yawe ntaryoherwa n'urukundo bampaye, bitewe n'uko numvaga yuko ari wowe wankunze bya nyabyo. Nongeye kwibwira yuko urukundo nkunda ari urw'ukuri. Nibuka uburyo naharaniye igishoboka cyose ngo inkuru y'urukundo rwacu itazarangira. Nibuka ukuntu nakubabariraga utansabye imbabazi. Nabayeho nigengesereye kugira ngo ntakubabaza. Nakoze buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo nezeze umutima wawe. Nagerageje kuba byose byazana inseko nziza mu maso yawe, ariko ntibyaza gukunda. Numvaga njyewe yuko ibyo ari rwo rukundo rwa nyarwo ruzatuma ibyacu biramba ndetse tukarambana tukibanira akaramata. Sinifuzaga kuba nakunda undi igihe wari uri mu buzima bwanjye. Numvaga rwose urwo rukundo ntarubona. Nari nzi ko undi we wa nyawo ari uko wari uri mu buzima bwanjye, ariko naje gusanga uwo wangize we wari umukobwa w'umunyantege nkeya, umukobwa utazi kwikunda, umukobwa utazi kwiha agaciro, ahubwo uhora aharanira ibyishimo ku bandi, we atitaye ku byaha ibyishimo umutima wiwe. Mu by'ukuri nakubabariye mu gihe utigeraga unsaba imbabazi, kandi nakora ikosa nkaharanira icyatuma umbabarira vuba, kuko numvaga uri nk'igitabo cyose ku buzima bwanjye, ariko wowe wari nka paje imwe gusa muri paje 1000 zagira igitabo. Ubu naratsinze ndetse ntsinda uwo nari we kera. Ubu ngubu narakuze, ndetse ni ikimenyetso cy'uko nakize ibikomere wanteye.
uwo nari umukobwa igihe nagukundaga ntabwo yitaga ku byo ari byo byose. Igihe nagukundaga numvaga yuko njye ntashobora kwikunda, nkumva yuko ngomba guharanira iby'umutima wawe unezererwa, ariko njyewe nkibabaza kugira ngo ndebe yuko byibura urukundo rwanjye nawe rwaramba. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ko burya ntishukaga. Yewe koko nari nkiri umwana, nari nkiri wa mukobwa wahoraga arira kandi aririra udaha agaciro ke. Agahinda kanjye ntiwigeze ugaha agaciro. Ikosa nakoze ryo kugukunda ndetse ryo gukunda umuntu utankunda, nkakomeza kurwana n'umutima, nkakomeza kwigengesera ngira ngo ahari ibyanjye nawe bizagera aho bigende neza. Kandi rwose warakoze kumbera mwarimu, ni ukuri warakoze kumbera umwarimu mu rukundo, kuko sinari kuzamenya ko abasore nkawe babaho. Kandi rwose warakoze kuza mu buzima bwanjye. Ubu ntabwo wakemera ko ndi umukobwa uzi kwikunda, umukobwa uzi kwiha agaciro. Ubu ntabwo natekerezaga yuko nshobora kwemerera undi musore ngo aze mu buzima bwanjye, ariko ubu nkubwira mfite umusore mwiza ndetse unkunda, wa wundi uha agaciro urukundo mukunda, wa wundi ndira akantiza urutugu rwo kuririraho, wa wundi mbwira akanyumva, wa wundi uterwa ishema nanjye, wa wundi igihe cyose ahora ambwira yuko ndi umukobwa udasanzwe, ndi umukobwa w'agaciro kandi ndi umukobwa w'inzozi ziwe. Ni ukuri ntabwo nicuza kuba waraje mu buzima bwanjye, ntabwo nicuza kuba narakumenye, ntabwo nicuza igihe cyose namaranye nawe, kubera yuko igihe kimwe wari byose mu buzima bwanjye. Igihe cyose wari umunezero wanjye, nubwo wowe utabonaga yuko njye nari umunezero kuri wowe. Ariko kuri uyu munsi ndaseka cyane ndetse nkabona nari akagoryi ukuntu natekerezaga yuko ari wowe urukundo rwanjye, nkatekereza yuko nta wundi nabasha gukunda nk'uko nagukundaga. Ariko nasanze narishukaga, nasanze naribeshyaga, kuko ubu ngubu ndaryohewe. Ubu ngubu ndi mu rukundo kandi namenye yuko gukunda ugakundwa biryoha. Bakobwa bagenzi banjye, nshaka kubagira inama. Ni byiza kujya mu rukundo, ariko burya ukamenya yuko ukunze ndetse ukunzwe. Nubona uwo muri kumwe mu rukundo atakwereka amarangamutima, ataguha agaciro nk'akuguha, ataguha umwanya nk'uwaguha, ni ukuri jya ukora ikinezeza umutima wawe. Abasore benshi bakunda kutubabariza imitima ndetse tukababara, tukagira agahinda, tugaheranwa n'umubabaro. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere kibabaza uwaguhemukiye ni ukubona ubayeho neza kandi wishimye.